inshuti bakunze ba Imi Pro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, ari nayo operating system dukoreramo. Ubutumwa burakomeje. Ubu ngubu turi ku Kinamba, ahahoze hakorera Rwanda Revenue. Twasuye ahantu hari umushinga ujyanye ukwemera kutari mu magambo, ukwemera kuri mu bikorwa. Uwo mushinga witwa Tree of Hope and Joy, bashyira mu bikorwa ivanjiri ya Yezu, mbese nka kumwe Yezu yabigenzaga, abafite inyota akabamara inyota, abashonje akabagaburira, abari kuroba babuze aho bashyira. Hano bafasha abana kwiga, batangira abana minerivare, abakobwa babyaye igihe kitageze, igihe cyo bakabyarira iwabo, bafasha abasaza n'abakecuru bageze mu za bukuru. Ni ibintu byinshi cyane bashyira mu bikorwa, bigaragaza ko bashyira mu bikorwa ivanjiri ya Yezu Kristo. Rero niho twasuye, ubu ngiye kwinjiramo mbatembereze, ariko mwaba munareba dore naho hejuru, ni hara hejuru muri floor ya nyuma. Ubu ngubu rero ngiye kugenda gake gake, ngenda mbatembereza gake gake. Turagenda tugera mu ma office atandukanye, aho amadepartement atandukanye akorera, batubwire neza kubijyanye n'uyu mushinga n'uburyo ukora. Wasanga nawe uyu mushinga uwukeneye bitewe n'ibibazo ufite, ni igiti bugamamo. Ubwo rero wasanga nawe ushaka kugamamo. Ubwo rero reka ngende batembereza. Muraho neza. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Twatuje kubasura. Murakoze, ni karibu. Murakoze. Yego. Nitwa Umumararungu Marie Louise, nkaba rero ari ngewe uhagarariye Tree of Hope and Joy, ariko akaba ari nanjye wayishinze. Nayishinze rero ari igitekerezo mpawe na Yezu mu buryo bw'amasengesho, kuko Yezu yarambwiye ngo amasengesho y'amagambo akwiriye no guherekezwa n'ibikorwa. Bakunze ba Imi Pro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu, ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe. Ubutumwa burakomeje, murabizi ko ni Catholic Church Entertainment, mu ndirimbo zigezweho zivuguruye, ariko n'ibijyanye n'ukwemera. Hari ahantu Yezu yavuze ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Akenshi tuganira n'abantu bafite ukwemera ko kuvuga nyine kuvuga gusa, ariko noneho hari abandi noneho baba baragushyize mu bikorwa, bikaba atari yenda gusoma ijambo ry'Imana gusa. Uyu munsi rero ahangaha turi ku Kinamba, ni mu mujyi wa Kigali, ahitwa ku Kinamba. Impamvu nagiyeyo rero ni impamvu z'ubutumwa. Nagiye gukorerayo ubutumwa kubera ko hari igicumbi, hari ahantu hakorerwa ubutumwa bujyanye n'ibyo maze kuvuga, gushyira ukwemera mu bikorwa. Maze iminsi ndeba kuri social media, ku mateleviziyo atandukanye, nkabona hari NGO, umuryango utegamiye kuri leta, NGO The Tree of Hope and Joy, washinzwe na Umumararungu Marie Louise.
uwo mubyeyi turamuzi, nge namumenye cyane kuri YouTube mu biganiro bye, ariko acishaho n'indirimbo zitandukanye, ariko cyane cyane ibyo ntago ari byo bindeba. Ibindeba cyane nibyo nabonye kuri platforms zitandukanye n'amateleviziyo, aho bavuga ko afasha abana batishoboye kwiga, agafasha abakobwa n'abadamu nabo batishoboye bakabigisha imyuga cyane cyane ibintu byo kudoda, ndetse n'abari mu zabukuru bakabaherekeza, icyo muri domaine medicale bita palliative care. Rero noneho nakoze ubushakashatsi nsanga barashingiye n'ubutumwa bwa Yezu, n'ubutumwa bwa Yezu bakomeje, ubutumwa bwo gutanga umukiro, ariko umukiro mu bikorwa. Yezu iyo yasangaga abantu bari kuroba ntacyo babonye, yarababwiraga ati mushyire hariya muragira icyo mubona, murabyibuka mu ivanjiri. Yezu mu bukwe bw'Ikana muramwibuka, Yezu atubura imigati muramwibuka, Yezu akiza abarwayi. Rero umumararungu Marie Louise nawe yakomereje aho Yezu yaragejeje, abinyujije muri yo NGOA Tree of Hope and Joy. Mushobora kuba yenda mutangiye kugira amatsiko. Rero nasuye, ariko mbere yenda yuko mbivuga, umumararungu Marie Louise yitabye Imana, Imana imwakire mu bayo, ntabwo agihari, ariko afite umutware, yari yubatse, yaranabyaye. Namusuye ku kazi aho iyo NGO ikorera, ngiye kuganira n'umutware we ndetse n'umwana we. Reka rero kuri kamera za Emi Pro Media baberekane, batangire batwibwira. Tugiye guhera ku mutware we. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Mwakoze kudusura. Reka tubanze dushima Imana yatumye muyoboka hano, kuko ntibisanzwe, kandi birumvikana ko nawe nk'umuntu ugenda mu nzira y'Imana, wabonye izo social media, ubona ibiganiro, ubona mbese ugira amatsiko yo kumenya neza ibyo bintu bikomoka hehe. Ibyo bintu rero bikomoka hano, Imana yadufashijemo. Ubikomojeho mu kanya ko uwabitangije atagihari, ariko kandi nubwo adahari ntago byahagaze. Hamwe n'Imana biracyagenda, biracyakorwa, ibyo yatangiye neza byose, iyo mishinga yose uko wenda baza kuza kuyibabwira mu buryo burambuye, yose irakora. Papa, ariko ntago watwibwiye izina. Murakoze, nitwa Twizeyimana Bonaventure, nkuko wari ubivuze nyine, ninjye mutware wa umumararungu Marie Louise. Reka dusuhuze n'umukobwa wawe nawe adusuhuze. Murakoze, amazina nitwa Isingizwe ya Mariane, nkaba ndi umwana wa gatatu mu bana umumararungu Marie Louise yari yaribarutse, ndetse na papa Twizeyimana Bonaventure. Mu buryo bw'umushinga nk'uko wabikomojeho, ndi umuyobozi mukuru w'umushinga. Mama yasigiye inshingano zikomeye, ariko Imana ibidufashamo hamwe na papa, hamwe ndetse n'umuryango wose n'abo tuvukana, tukabyitwaramo neza. Turakwishimiye hano kuri Emi Pro Media. Bonaventure, umumararungu Marie Louise, umudamu wawe witabye Imana, ariko akaba ari na founder, ariwe Yezu Roho Mutagatifu yanyujijemo kino gitekerezo. Kuri wowe, mbere yuko tuvuga yenda ku bijyanye n'uno mushinga, kuri wowe ni muntu ki, wamuvuga ute, wamurata ute? Murakoze. Ntago byoroshye kuvuga umuntu, ubundi biba byiza kuvuga umuntu ahari. Yego. Iyo umuvuze ahari, burya biba byiza ko nawe yumva ko mbese yari umuntu w'agaciro. Ariko ntibyambuza kubivuga rwose, kuko niko bimeze, yari umuntu w'agaciro. Ni umuntu twamenyanye
mu myaka ya za 90 hanyuma dushakana muri 93 tubyarana abana 6 bose barahari yewe twari tumaze no kugera mu gihe cyiza kuko twari turuzukuruje yego dufite abuzukuru babiri aho rero urumva ko ari umuntu wari umaze kugera ku bintu ibikorwa bikomeye ubwo yarenze ibikorwa byo mu rugo rwe ndetse ajya no mu butumwa kandi bukomeye yarabukoze rero abutangira yarabumaze imyaka igeze kuri ubutumwa bwo yabutangiye kera ariko ibijyanye neza n'uyu muryango utegamiye kuri leta yaramaze imyaka 3 uyu ni uwa 4 rero ntacyo nakongeraho ibikorwa biravuga ngo niba mu rugo byari bimeze hano bimeze neza no mu rugo byari bimeze neza yego kuko ijya kurisha ihera ku rugo nibyo urakoze cyane nkawe nk'umuntu w'umutware we mu mwashakanye ubona ari ihe motivation kuki yatekereje hari umuntu tuziranye afite business none muri iyo business yazanyemo abantu bafitanye isano none hari agakosa yakoze kari personnel kari katajyanye na business none bari organiza abo bantu bafite aho bahuriye mu by'amasano bamera nk'abamukoreye surprise bajya kumugira inama arabahuza umunsi umwe arababwira ati se ubu ngubu inshingano nabahaye ku kazi mwarazirangije ku buryo icyo musigaje ari ukungira inama rero ntago ndeviye ndashaka kubaza niye motivation yamuteye kuvuga ese ibyo mu rugo byari byarangiye inshingano zo mu rugo nk'abashakanye kurerera igihugu na kiliziya n'ibindi byose byo mu rugo byari byarangiye nyine ni iyihe motivation yabimuteye kugira ngo ukurikije nyine uko ubizi murakoze Umarungu muri bizo ni umuntu wakundaga gusenga cyane yakundaga n'abantu yakundaga Imana agakunda n'abantu aho rero ahereye ku rugo rwe ntabwo twavuga ko yari yashoje inshingano kuko nta mubyeyi usoza inshingano ku bana kabone naho baba barashatse cyangwa no mu ngo zabo cyangwa no hanze izo zirakomeza ariko yazifatanyije n'izo nshingano zindi Yezu yamuhaye ubutumwa yamuhaye kuko yakundaga no kubivuga cyane kuri social media nkuko bivugaga ko ni mission ubutumwa yahawe na Yezu abusohorera kuri aba bantu mujya mubona nyine nkuko mwabivuze nabonye handitse ngo here for Jesus no kuvuga yarabereyeho Yezu ahagarariye Yezu yaramutumye nawe kandi yiyemeza kumutumikira muri izo nzira yego ubwo nabyumvise yenda Ariane mbere yuko tujya mu bindi Ariane nk'umwana we wa gatatu mama wawe mu Mararungu Marie Louise kuri wowe niki wamutubwira mama ni umuntu mugari ngiye kumuvuga twakora n'ibindi parti ya kabiri n'iya gatatu y'ikiganiro ariko mu magambo make mama yari ubu nibwo njya mvuga nti mama nibwo nsigaye mbona ko mama yari nka marayika wigendera kuko mbona nk'ubu ngubu nicaye mu nshingano yasigiye biragoye cyane kuba wabaho uhagarariye Imana kandi burya n'Imana yagiye itarangije umurimo ubwo rero bivuze ko bigoyemo cyane ariko mbere yuko njya mu kazi mama mu rugo yari umubyeyi ukunda Imana n'abantu nk'uko papa yabivuze mama yadukundishije Imana twigisha gusenga tukajya dukwepa za rozari rimwe na rimwe mwicarana mukore rozari ariko tukayikwepa ariko bimwe bya cyane ariko atwigisha Imana atwigisha urukundo atwigisha ubuvandimwe mu rugo hari ahantu hahora abantu kubera mama kubera yari akeyante
ndetse n'ibindi byinshi. Yego, aho ni mu rugo. Mu kazi tugiye mu buryo bwo kwaguka mu murimo wa Yezu yakomeje. Mama yatangiye ivugabutumwa kera, ngenda byibuka kera nkifite nk'imyaka nk'itandatu, yatujyanaga za Saint Paul, ariho yatangiriye, aho yavugiraga ubutumwa, yakoreraga iyo misiyo yari yahawe na Yezu. Naho nabimenyeye gusenga, nkura ndi umukristu, turabakatolike mu rugo. Nyuma nibwo yaje gutangira umushinga watangiye muri 2020 wa Tree of Hope and Joy. Watangira muri 2020 ariko mu buryo bwo kubona ubuzima gatozi twabonye muri 2023. Wow, ndishimye cyane rwose. Mararungu Marie Louise rwose ni ukuboko kwa Yezu, yarahagarariye Yezu koko muri ino foundation ye Tree of Hope and Joy. Bonaventure, kubera iki kuri logo yanyu hariho igiti? Kiriya giti gisobanuye iki? Tree of Hope and Joy byo nyine bivuga iki? Uyu mushinga wa madamu wawe usobanuye iki? Ngewe mfite ibyo yenda nisobanuriye, nabonye kuri social media no ku mateleviziyo atandukanye, ariko niyo mpamvu nabasuye kugira ngo ngewe mbyumve neza nkuko namwe mubyumva, ndetse kandi uguyenda niba ntabyumva neza mpagarire n'abandi batabyumva neza. Yego. Murakoze. Kiriya giti ko mukireba ni igiti yatekerejeho igihe kirekire kugira ngo abone izina ry'uyu mushinga. Nkuko rero mu byumva bisobanuye mu magambo y'Icyongereza, ariko tree ni igiti, hope ni ibyiringiro, joy ni umunezero. Ibyo rero yagiye ajya gufata ririya zina, yagiye yarihereye ku bantu yabonaga aho yagendaga, akabona ari abantu babuze ibyo byose, batagira ibyishimo, badafite umunezero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha ntabwo ndi buhavuge byinshi kuko Ariane we abana nabyo umunsi ku wundi, ndahamya ntashidikanya ko afite ibisobanuro byimbitse kuri icyo kintu. Yego. Aria, aho hantu papa wavuze ni hehe? Aho hantu yagiye abona hatumye atekereza kiriya giti cy'ukwizera n'umunezero? Aho hantu ni hehe mu buzima? Nyine ni ibiki yabonye bigatuma nyine kiriya giti kibaho? Yego, murakoze. Nahera ku munsi mama ngewe aho nibuka ni umunsi twagiye Kibeho, nkuko bisanzwe twari tumenyereye. Donc Decembre tukajya kumvira wenda Noheli Kibeho, Gindamuyaga, aho yakundaga gukorera ivugabutumwa. Tumanutse tugiye ku iriba, abona akana kari kumwe na nyina. Akana kumye iminwa na nyina agafite ku bibero. Noneho mama arakareba, aragenda avoma amazi, atega ikiganza kuri ya robine y'amazi, aragenda agatega ku munwa aragaha. Akana kagiye nta jisho, akana karazanzamuka. Noneho ahita abwira uwo mumama yari gafite ati, "Si n'umwana wawe ko ndeba muhe amazi." Ataye amazi, ni amazi y'umugisha, aya mazi aramukiza, umwana akeneye amazi, yumye iminwa. Nuko tuzamuka yababaye, ariko kuvuga ati ariko subu koko ibi bintu bibaho. Naho nibuka mama yahereye atangira icyo gikorwa, kuko yabinganirijeho. Arambwira ati subu koko ko numva nshaka gufasha ataba abana n'iki. Ndamwanditse mama ko natwe mu rugo tutarabakire cyane, ubwo urahera uhe ufasha, ati uriya mwana yambabaje. Naho rero byahereye no mu rugo aho dutuye, akajya abona abana bari mu muhanda, akajya abona abamama bari bikoreye dutaro nijoro, yumva bimukoze ku mutima. Ati sura mama uhetse umwana koko abayeho ati ndumva mfite umugambi wo kuzaba igiti
gituma byibuza muri bike mfite ati gufasha ntibisaba ubushobozi bwinshi, gufasha ni umutima ubishaka. Naho ngaho byahereye. Igiti igisobanuro nk'uko wari ubimbajije, igisobanuro cy'igiti ni donc igiti gitera amashami meza. Igiti giterwaho amashami, donc urabizi ko iyo uhinze igiti cy'indimu heraho ibirura, heraho ibisharira, nubwo bwose bidufasha mu byo dukora buri munsi, ariko mama we yashaka kuba igiti giteyeho amashami afasha n'abandi abo bose babikeneye. Wow, ndabikunze cyane. Byahereye ikibeho, ni ukuvuga ahubwo ubwo butumwa buriya ni umubyeyi bike Mariya wabumuhaye. Yego nibyo. Reka tubaze papa wawe noneho abakoze iyo motivation utubwiye ibivuyemo byagenze bite kugira ngo nyine ahite abigira projet nini, bireke kuba personal, bite biba ikintu gifitiye kiliziya n'igihugu akamaro, kandi yenda mu bikora mu bihe byiciro, kuko nagiye mbona mw'abasaza, nkabona mw'abana, nkabonamo n'abamama. Yego. Murakoze. Ubwo nyine avuye ikibo nk'uko Ariane amaze kubivuga, yagerageje gushyira mu bikorwa ibyo yaboneyeyo cyangwa se inshingano yahaherewe. Yahereye muri quartier iwacu aho dutuye, yegeranya urabizi dutuye hano ni mu mujyi, biroroshye kubona, iyo ufunguye amaso ubona byinshi ibigenda n'ibitagenda. Aho rero muri quartier yahabonye utwana turaho ngaho, rimwe na rimwe tumwe twataye n'amashuri, akajya twegera byigiye agiye ku kazi akakabaza amakuru icyo utagiye kwiga. Ntabwo nagiyeyo kubera iki se, nta minerivare kubera iki se, iwacu ntibabana, baratandukanye kubera iki se. Impamvu biraboneka cyane cyane ko abo bana batiga, abana batoya. Yabitangiye rero rwose muri quartier ku muturanyi, ahantu kwibaraza ry'umuvandimwe, umuntu ufite ibaraza rinini, hamagara abana ngira ngo anyuze ku bayobozi b'umudugudu, ati abana mwahoze bafite ibibazo, twabafasha iki se, twabegeranya tukareba niba twabasubiza no mu ishuri, cyangwa se tugasaba na leta, kuko ubundi umwana wese agomba kwiga. Ubwo rero ubuvugizi yabutangiriye aho ngaho ku bijyanye n'abana. Hanyuma rero niwo mushinga watangiye mbere y'indi. Hanyuma akaba agira groupe nini y'abantu basengana. Amaze kubona ibyo bibazo biri aho ngaho mbese bihari, arabahamagara ababwira ati nyamuneka nimutabare, nabonye ibintu bitoroshye kandi bikeneye imbaraga zanyu. Nkuko arabibabwira. Iyo groupe yitwa ni groupe yasengeragamo, ari ubundi iyo ngiye batangiremo yitwa ni groupe y'abatowe. Ariko noneho nyuma yaje no niba nabyita kwaguka cyangwa se kugira n'abandi bitwa abagenzi bagana mu ijuru. Rero abo bose abakoraho, nuko benshi barabyumva. Umushinga utangira gutyo. Abana barabegeranya, nabo begeranya ubushobozi. Abana benshi muri abo ngabo basubira mu ishuri, bajya mu ishuri bariga. Hanyuma za gukomerezaho, abonye nyine igikorwa kigenda neza. Ni muri quartier n'ubundi niho akenshi na kenshi niho yabonaga, niho yaheraga. Akahura n'abakobwa nyine bahetse abana benda kungana nabo, nuko nabyo akabaza tese uyu mwana n'uwawe, ati n'uwanjye. Ufite umugabo se, ati ntawe. Ubahese, ati ahubwo n'iwacu baranyirukanye singira homba. Urumva? Icyo ni icyiciro cya kabiri, nacyo yagerageje kwegera kiganiriza. Nabo arabegeranya, abashyira hamwe, arabaganiriza.
ubwo uko abaganiriza niko agerageza no kugera ku babyeyi babo kugira ngo nyine yumve neza kuko niba bari ibyo bana bavuga ari byo hanyuma niba hari n'abashobora kuba ababyeyi babyumva bagasubirana n'abana bakabafasha ndetse nabo babyaye nawo ni umushinga wa kabiri nawo wagenze neza kuko yatangiye umungira ngo hano hari icyiciro cya gatatu icyiciro cya mbere cyabaye abana baza nyine yabashishikarije kwishakamo ibisubizo no kwihangira imirimo ariko abafasha mu buryo bwo kwiga umwuga wo kudoda yabaguriye imashini abakodesheje inzu abaha n'umwarimu z'ibintu byo kudoda hanyuma batangira gutyo icyiciro cya mbere cyararangije iyo cyarangizaga imashini bigiragaho barazitahanaga kugira ngo bajye yego ku isoko n'icya kabiri niko byagenze ubu harimo icyiciro cya gatatu biga amezi atandatu kuri atandatu nibyo noneho abo nabo bigenda neza umva ko aba mbere n'aba kabiri bararangije bari ku isoko ry'umurimo naho ngaho dutuye hari abo tubona rwose bafunguye atoriye bishyira hamwe bageze kuri 6, 8 gutyo ubu baradoda n'abadozi b'umwuga kuko barabyize yego ubwo arakomeza rero nyine we ntago tuzi niba ari we wabitekerezaga cyangwa se kuri mugana ari inspiration y'Imana iyo mishinga maze kuvuga uko ari ibiri ikorera hano mu mujyi wa Kigali muri Gasabo Jabana na Gisozi muri iyo mirenge muri utwo turere ko ari dutatu imirenge pardon yego iyo mirenge ko ari 3 Gatsata Jabana na Gisozi arakomeza rero anyarukira Igicumbi agezeyo dore ko ari nahavuka ahasanga abakecuru n'abasaza nabo byayobeye nuko arabegera arabaganiriza bakamubwira nyine uko babayeho uko babaho kuri VUP ariko nyine nawe urabyumva nuko aravuga baravuga ati abantu nabo barababaje reka ndebe icyo nabafasha yego nabo abafata gutyo ubwo ni nka bya bindi bita mu by'ubuzima aricyo bita ngo palliative care ni uburyo umuntu aherekeza umuntu uri hafi uri mu zabukuru kugira ngo byibuza agende neza oya n'abandi bose kugira yenda abantu bazi n'ibyo kwa muganga bataza kuncisha mu ijisho n'undi muntu wese uri hafi kwitaba Imana iyo care bamuha nayo yitwa palliative care ariko n'undi abasaza kenshi nyine urumva nicyo kiba kigiye gukurikiraho yego ubu rero nabo yarabafashije akabagezaho icyo kurya icyo kunywa imwambaro udufaranga two kwifashisha kwa kundi uvuga uti 5 byibuze yagura akantu akeneye utamenya kuko burya biryamirwa matora mpereye ku bana ubu tuvugana umushinga urimo abana bageze kuri 80 na 5 bose biga neza harimo abarangije amaze kurangiza amashuri ubwo ntabwo hampa urugero n'uyu mugabo urimo gufata amashusho nawe n'umwana w'umushinga wow gufata amashusho niwe yabyigiye yatangiye ari umwana mutoya muri primaire muri abo batoya muri abo ngabo nyine yabonaga aho ngaho hanyuma umwana araza ajya mu bandi ariga yiga neza ajya muri segonderi yiga ikoranabuhanga hanyuma aritsinda neza aza hano bamuha test arayikora neza babiri babonye buruse ya kaminuza bariga muri kaminuza bameze neza hari n'abandi barangije bari mu kazi hirya no hino ibyo nabyo rero murumva ko ari n'uburyo mboni gufasha kurera igihugu ndetse n'Imana
ndumva abo nababwiye ko nyine abana batoya bageze kuri 85 abo dufite ubu ngubu icyiciro cya gatatu cy'abakobwa ni bangahe bande ni nka 15 noneho n'abasaza rero n'abasaza n'abakecuru 40 bahaye twigeze kubasura nanjye nagiyeyo tubaha ibiryamirwa amatora nyine 40 ibiringiti 40 hanyuma n'utwo kurya n'ubu dufite gahunda yo gusubira mu kwezi kwa gatanu uko bameze. Yego Aria, ibyo papa amaze kuvuga, ninjira hano ku kazi nabonye ibintu by'amaproje bigiye bifite amazina. Wabitubwira gute ku buryo nk'umuntu nka CEO ubyita mu mazina yabyo mu rwego rw'akazi? Yego. Nkuko papa yaramaze yabikomojeho, imishinga ihari muri rusange ni imishinga 7 mama yari yaratekereje, ariko iri mu bikorwa ni 5. Ndahera ku mushinga wa mbere, ni umushinga witwa Humura Mwana Wanjye. Ni umushinga ufasha abana tubishyurira amashuri kuva muri primaire ya mbere, umwana ari muri primaire ya mbere tukamugeza muri secondaire ya 6 asoje amashuri yisumbuye ya secondaire. Iyo asoje nkuko papa yabivuze, hari ababoneka mu kazi hano kuri Tree of Hope kuri headquarter, hari n'abakomeza babonye amaburse dukomezanya tugakomeza tuba supporting umunsi ku wundi, hari n'abandi babona akazi mu bundi buryo butandukanye. Nyuma yaho ntago twishyura amashuri gusa, Minervare tubaha n'ibikoresho by'ishuri, inkweto, marete, mbese byose n'ibikoresho by'isuku, mavuta, Colgate. Ubwo umwana akaba agiye ku ishuri twumva ko bimeze neza. Nyuma yaho iyo bari ku ishuri akenshi dusura n'imiryango, hari ababishinzwe dukorana ndetse n'imirenge n'aba izu bo mu mirenge bakatugerera kuri buri muryango, ndetse natwe hari n'igihe dufata umwanya tukagerayo tukajya kumenya se uwo mwana ese ko yiga twishyura. Ahubwo nari ngiye kukubaza, urakomeza ubwo bikomojeho ariko urakomereza wari ugeze kugira ngo mumenye abo mufasha, mubamenya gute? Kuko nanjye hari abo nzi nifuzaga kubazanira. Mubahitamo gute? Kubahitamo, mama yakoranaga n'imirenge, ariko mbere nkuko papa yari yabikomojeho, mama ajya gutangira umushinga ntacyo yagendeyeho. Tuvugisha ukuri pe, ntacyo yigeze agenderaho. Ni kwa kunumva ufite umutima wo gufasha, batereka unsanga wese ndamwakira. Ubwo rero hari twana tw'inkwakuzi twabyumvaga ati hari umumama wibyibuhiye atari gufasha abakenari no kuvuga neza, atari kutubwira ijambo ryiza, riheze ni ijambo ry'Imana, yarabaganizaga akabasekera bya bindi wa mwana yaburiye mu rugo akabibona ku mubyeyi atanazi. Bakabwirana rero nuko babwiranye, tugiye tubona dufite mu mushinga abana 85. Sabo gusa abo nabo dufite nkuko nabivuze. Urumva ko duherekeza umwana kuva tumufashe primaire ya mbere, P1, P2. Hari akantu k'umurenge wari uvuze uburyo nyine ngo bisa ubu ngewe nshaka kubazanira, mfite umukecuru nifuza ko mufasha, nzamuzane umukecuru ubwo yajya mu mushinga w'umuherekeza. Ubwo nanyura nzaze mpite ndi gushaka kubaza nyine ukuntu mubamenya. Iyo tugiye kurokirita dukorana n'imirenge, duhamagara ku murenge, donc Gicumbi niho haba abasaza n'abakecuru, dukorana n'imirenge tukavuga ati se ko dufitemo wenda mwaduha nk'abakecuru 10-15 gutyo, nkuko papa yarabivuzeho ko hari abakecuru 40. Akubwo n'undi mushinga ujemo, hari abitabye Imana nyuma yuko mama agiye. Nabo byaranze nyuma yuko bumvisha inkuru mbi, kubyakira birabayobera biranga. Hagiye donc kuva mama yitaba Imana
hamaze kwitaba Imana abasaza n'abakecuru bagera kuri 5. Ubwo no kuvuga ngo kuri babandi 40 hasigayemo 35. Ariko kuri wa mujyo wo gufasha mbese tutabogamiye icyo ari cyo cyose kubya byose abafashwa bo barahari ndetse bakeneye ubufasha cyane cyane abasaza n'abakecuru. Twaganiriye n'umurenge, twegereye umurenge tubasaba ko baduha byibuza abandi 5 biyongera muri babandi twamaze kubura. Nuko nguko tugenda dukorana n'imirenge, donc nibo baduha bitewe nuko nabo baba bafite liste y'abakeneye ubufasha. Ubwo wari uri kumbwira rero imishinga wari umaze kumbwira ko ari 7 ariko 5 ariyo iri gukora niyo wari uri kuvuga. Uwo mushinga w'umura mwana wanjye nawusoje, donc no mushinga twishyuriramo minervare tugakurikirana n'abana mu rugo. Si umwana ko yagiye ku ishuri se byibuza arataha abona icyo kurya, aho naho tugera mu rugo tukegera imiryango ndetse tukanabashishikariza kutagira amakimbirane mu rugo bimwe bibuza umwana kujya ku ishuri. Yego kugeza ubu ubwo ndajya mvuga wenda aho umushinga wahereye naho ugeze ubu kugira ngo nkomerezeho. Umushinga naho ngaho niyo ritme y'umushinga, ariko kugeza ubu turi twegereye ababyeyi noneho turabasaba gukora amatsinda mu buryo bw'uko ababyeyi bagomba kumenyana ubwabo dufite mu mushinga. Nabo bagomba kumenyana bakagira amatsinda, bakagira uko bahura buri ku cyumweru cyangwa mu gihe runaka, nabo ubwabo bakegerana bakagirana inama, ese uyu mubyeyi n'uyu bagafashanya hagati. Ubwo turi umushinga ufasha, ariko natwe dukeneye abo babyeyi badufasha mu rugo, natwe tukamenya wenda ibyo ku ishuri by'umwana. Uwo ni umushinga wa mbere. Umushinga wa kabiri ni umushinga wa Twiremera Ubuhamya. Ni umushinga ufasha ababyeyi ku myuga, kudoda. Umushinga uko watangiye, hari imishinga myinshi wenda ntaza kuza kuvuga uburyo yatangiye ko turi no kwicunguza uburyo umwete, ariko uwo mushinga ritme yaho nuko watangiye ari abamama bakuze bakoraga imirimo yo hanze, ku kiraka, kumesa, gucuruza wenda imbuto muri quartier. Mama arabegeranya, abandi bitwa abazunguzaye. Yego. Ubwo arabegeranya, arabaganiriza, arababwira ati ngiye none ndumva mfite gahunda yo kubafasha, nabaha wenda igishoro mukajya kugura ibifatika mugakomerezaho. Ariko aravuga ati none ngewe mfite imishinga 2. Hari umushinga wagutse n'umushinga muto. Atabemera kujya mu mushinga muto n'umushinga munini ni bandi. Barazamura. Icyo gihe twari turi muri quartier aho nyine n'undi umushinga watangiriye. Kwa kunda abantu nyine baba bashaka ibyihuse, abenshi batera mu mushinga wihuse. Umushinga wa mbere rero wihuse wari ukubaha igishoro bakajya kurangura bakacuruza. Umushinga wa kabiri niwo wagombaga gutinda, ari wo kubigisha kudoda. Urumva kwigisha kudoda ntago ari ikintu wahita utangira ngo ejo gikunde. Yego. Ubwo donc bakasemo parti 2, habamo abo kudoda ndetse nabo ngabo bafashe igishoro. Yego. Uwo ni Twiremera Ubuhamya nuko watangiye. Hanyuma kugeza ubu wenda ndaza kuza kubikomozaho kuri Tubahoze. Umushinga wa 3 nibwo biruze kuza kugira igisobanuro. Umushinga wa 3 ni Tubahoze, ni umushinga ufasha abakobwa babyaye batarageza igihe cyo kubyara, wenda ubwo nta gihe kibaho cyo kubyara ariko batarageza imyaka y'ubukure niko nabyita, munsi ya 18 babyariye iwabo. Yego. Babyara donc babyarira iwabo ndetse babyara batanageze igihe. Hari ukuntu babyita, hari kuba babyitaga kera bitakigezweho n'ukundi babyita ubu ngubu sinzi ukuntu babyita. Wowe uri kubivuga mu kinyabupfura cyane, komeza nta kibazo, ariko hari ukuntu babyita. Yego. Ubwo abo bana rero nabo dukorana n'imirenge nk'uko nawe bikomeje kubivugaho. Dukorana n'umurenge wa Gatsata, Gisozi na Jabana. Tukabasaba umubare runaka w'abana dushaka gufasha. Kugeza ubu dufite 15 babyaye batagejeje igihe cy'ubukure
bose bari munsi y'imyaka 20. Yego uwa nyuma mukuru afite 19, abandi ni 16, 17. Ukabona nyine ni wa mwana umara kubyara akabura venir akumva mu rugo bakamuta, mu rugo bakamutoteza, ukamusanga hehe munsi y'ibiraro bari ku muhanda. Ndabyumvise nabyumvise nabi donc naba bataragera imyaka y'ubukure, kuko nukuvuga ushobora no kubyarira iwanyu ari gushaje uri umukobwa wasaziye iwawe, nibyo abo ntago barimo. Oya ntago barimo, ndabyumvise. Utwana twari dutoya rwose nudushiki twanye niko njya mbita. Ni turumuna twanje. Turumuna twanje. Nuko ubwo rero uwo mushinga wundi tubahoze turaza tukabaganiriza, urumva ko umwana bahuye n'ihungabana yo mu muryango ndetse no gutotezwa, kwangwa, kumva ko ari igicibwa. Turabegera tukabahuriza hano ku mushinga. Icyo gihe turabaganiriza, mu gitondo tukabaha igikoma, umwana ukirimo isukari y'ababyeyi imwe atigeze abona yarabyaye, kuko urumva haba harimo imbogamizi nyinshi muri ubwo buryo bwose. Hanyuma ndetse donc iyo bamaze gufata igikoma turabaganiriza, mbese isanamitima rusange. Hanyuma saa 6 tukabaha isombe ya kibyeyi, nk'uko mama yakomezaga kubibabwira ati murye udahaga bamwongere. Ati nde numva nifuza ko rwose mwinjoyinga cyagihe mutagize cya kibyeyi, none byibuze nkakibaha nkabaremera. Nuko ubwo ibyo biba mu mezi 3 kugeza kuri 6. Mostly tubaganiriza tukora counseling and therapy mu gihe cy'amezi 3. None nyuma yaho uyu mwana asoje, mbona yaragarutse, mudu yaragarutse, aho noneho niho duhita tujya mu mushinga wa none uwo navuze uwo nari mvuze mu kanya yo twiremera ubuhamya. Icyo gihe wa mwana tumaze kuganiriza ntago tumureka ngo noneho dukomeze ku bandi. Oya, dufata uwo ngo twamaze kuganiriza wagiye muri mood, tukamuha tukamuha donc tukamwigisha imyuga. Yego. Aho kujyawe byinshi. Oya kibazo. Nuko tukamwigisha imyuga. Harimo umwuga wo kudoda ndetse n'umwuga wo kudoda mostly niyo twatangiranye nawo. Nkuko papa yari yabivuzeho turamwigisha kudoda amezi 3 kugera kuri 6. Nyuma yo kudoda natwara imashini akajya ku isoko ry'umurimo. Yego. Noneho ubwo nkuko nakomeje kubivuga ndajya mvuga umushinga watangiriye naho ugeze ubu. Kugeza ubu rero twari dufite abana 15, twabatangiranye nabo mu kwa 8, tubasuzanya mu kwa 12, turi kuba counseling and therapy. Nyuma ubu ngubu donc hageze etape yo kubigisha imyuga. Ubu noneho nkuko bisanzwe nkuko nabikomoje dukorana n'imirenge ndetse n'ahabugenewe bashobora guha umwana iyo certificate se umwana yize kudoda ese ashobora kubona nakandi kazi aho yajya hariho hose. Ubwo abo ngabo 15 dufite gahunda twese twamaze no kujya in touch in contact nabo tugomba kubahuza nabo bazajya kwiga kudoda ndetse no gusuka. Ahubwo ngiye kukubaza ngo aho bigira nahanyu cyangwa ahubwo bo bashaka ishuri mwe mukabishyurira? Yego. Ababanje mbere iyi etape nari mvuze hari tubahoze ya mbere ni ya kabiri. Bo babanje bigira kuri atelier yacu. Hari atelier mama yari abashakiye inzu arayishura, bajyamo niho hari imashini ndetse ni naho bigira kudoda. Ariko ubu ngubu noneho kwa kumushinga usa nk'uri donc turi kugerageza guhindura systeme twakoragamo, tugerageza kwegera ubuyobozi, gukorana n'ubuyobozi cyane. Ubu ngubu dufite kubajya donc dufite gahunda yo kubajyana ku ishuri ryabugenewe, wenda simvuze izina ryaho
aka kanya ariko ni ishuri twavuganye n'abamasere baho numva ni ishuri ryigisha discipline cyane twagendeye kushaka discipline cyane hanyuma n'imyuga nyuma kuko burya uwo mwana uba uvuye ku muhanda yarabyaye ubanza kumutoza gucisha make kongera kujya hasi gutuza ubwo rero cyane nizera ko discipline bazavanamo izaba ariyo y'ingenzi izanabakomezanya mu isoko ry'umurimo hanyuma iryo shuri turi in contact tuzabajyanayo bige hanyuma tujye tubishurira minervare ndetse n'ibikoresho bazajya bakenera ndetse na nyuma yaho na stage yaho tuzakomezanya nabo mpaka barangije basoje hanyuma uwo ni umushinga wa 3 ndajya ku mushinga wa 4 umuherekeza ari n'abasaza 40 n'abakecuru bavanze mama yagiyeyo ubundi mama umushinga w'umuherekeza yawutangiye kuko niho yarahabaye cyane niho mu rugo ko naho yavukiye niko papa yatubwiye yego ego ubwo niyo mpamvu yakundaga kuhajya twakundaga kuhasura cyane nyuma akajya atembera muri quartier akabona abakecuru bicaye bari gucuruza udujumba n'iki aravuga ati subu koko nyuma y'ahangaha buse abana bawe bimeze bite ati mwana wanjye ati nta bana mfite ati rwose abana mbese gutyo bakaganira nuko mama nawe bwo akataha ubwo papa niwe wabimenyaga urumva we yarabimuganirizaga ariko mama yataga yababaye wako bari abakecuru ngo n'abasaza ngo twaba ikunda kwita papa ngo ubona ngo twabamari ngo twabafasha iki gutyo ukumva mbese biramuhangayikishije naho rero igitekerezo cyagiye kiva subirayo umutima wanze rwose yumva akeneye kugira icyo abikoraho hanyuma naho umushinga wa muherekeza wahereye fasha abasaza n'abakecuru mu buryo bwo kubabungabunga kubaherekeza mu busaza bwabo yes gake gake abahereza ibiryamirwa nkuko papa yabivuze byose yari yabiciyemo ariko tubamenyera buri kimwe donc baba hafi dufiteyo n'abamenta bagera kuri 4 cyangwa 6 babafasha umunsi ku wundi babareberera umunsi ku wundi badufasha bakamenya amakuru warwaye tukamuherekeza baza kwivuriza inaha tukishura mbese nubwo buryo kubabungabunga umunsi ku wundi yego hanyuma rero mu mishinga iyo ni imishinga ikora ine ituma tugeze ku wa 4 yego uwo no wa 4 umushinga wundi ni Upward Future witwa Upward Future ni umushinga w'abajene abajene biga imyuga ariko ubwo uwo nguwo ufatanye n'ubundi nahumura mwana wanjye naho ndi wo kudoda oya ufatanye naho ndi w'abana bava mu ishuri donc iyo umwana avuye mu ishuri arasoje kwiga hari yagera hanze ku isoko ry'umurimo bikanga atariko numva ngewe nishaka mfite wenda muri nge talent yo gushushanya iyo gukanika byose donc aho ngaho niho noneho dufata wa mwana wifitemo ubushake ariko nta bushobozi twe tukamuha ubushobozi noneho agapursuinga dreams ze niba ariko nabyita ubwo uwo n'umushinga w'urubyiruko tubigisha haraba nkuko wenda wabibonye tubigisha gukora intebe zo mu bitebo hari n'abajya mu gukanika hari n'abandi bajya mu gushushanya buri mwe n'icyo yumva yifuza cyangwa yifitemo nka talent turamufasha agapursuinga dreams iyo ni imishinga 5 nkuko nari nabivuze hari imishinga 5 iri gukora ari nawo papa yavuze ko harimo umusore uri kudufasha kuri inyuma ya kamera ariho n'ubundi nawe abarizwa muri uwo mushinga ubwo nawe akuriye abandi kuko urumva we abari hano ku kazi kuri headquarter kuri office afasha abandi noneho akagenda amenya ibibazo ndetse akanatugezaho ku buryo natwe tugerageza kubishakira ibisubizo hanyuma uwo mushinga wa 6 ndetse n'uwa 7 iyo mishinga ntago yari yakasohoye ntago yari yakaronshinzwe ni umushinga witwa urumuri
ndetse n'ineza. Ariko wenda papa araza kuza kuyivugaho kuko n'igihe wenda izarunshingirwa tuzabibamenyesha nyuma yaho. Ariko urumuri ni umushinga ugomba, nk'uko mama yari yarabitekereje, ni umushinga ugomba gufasha ababyeyi, tukabashakira igishoro ndetse tukanabashakira isoko, iseta niko babyita, muri Nyabugogo se mu isoko iryo ari ryo ryose, hanyuma tukabashyiramo imbuto ndetse n'imboga bagacuruza. Hanyuma ineza ni umushinga ureberera abana bavutse donc imirire mibi imirire mibi, malnutrition. Yego, kurwanya imirire mibi n'igwingira. Yego, iyo mishinga ntago ibiri nubwo nyivuzeho, ariko ntago irajya mu bikorwa. Gusa tuzabamenyesha ndetse nawe tuzagutumira wongere ugaruke tunadusure ureba aho bigeze. Nayo nibaza ko twifuza ko biramutse bishobotse n'ubushobozi nayo twayishyira mu bikorwa nk'uko mama yabyifuje. Ariya, urakoze cyane, ndabikunze, ndanawukunze n'umushinga wa mama wawe. Ni Yezu wari ukomeje muri we, hamwe nawe birakomeye cyane. Birumvikana na papa wanyu kuko iyo kiba nyine ari against ntabwo biba byarashobotse. Ubwo nyine Yezu yabikoreye muri bo, mu babyeyi banyu, banafatanyije, yarabifashishije kugira ngo ubutumwa bwe bukomeze. Ndabikunze cyane kandi butari mu mateori, ahubwo buri mu bikorwa. Noneho ndashaka kumubaza papa wanyu, ibyo bintu uko bigoye, imbaraga muzikurahe? Imbaraga kuko bisaba imbaraga z'amafaranga, yenda umwanya wo muri igomwa. Murakoze. Nk'uko bivuze koko biragoye. Biragoye, ahubwo natwe twibazaga ukuntu yabikoraga, kuko tumaze kubijyamo twabonye ko ntabwo twari tuzi ko avunika. Ariko turabibona ko ni ibintu bigoye. Ibintu bigoye bisaba nyine kwitanga, bisaba guhaguruka ugahagarara, gutekereza cyane, kutaryama. Ariko nk'uko nigeze kubikomozaho, hamwe n'Imana ndetse n'abantu, ibikorwa birakomeza. Kuko uyu mushinga nta basponse ugira bazwi. Yego, ntabo. Ndetse ahubwo turanabasaba ko tugize amahirwe turababonye, mwadukorera ubuvugizi. Aho hose mugenda, nk'uko uvuze uti ndabikunze, nyamuneka aho natwe tugerageza gukomanga, ariko nawe uzakomange, uvuga ibyo twakubwiye, uvuga imvu n'imvano, inzira ibintu byanyuzemo ndetse n'aho bigeze. Ariko kandi bikaba nta mbaraga bifite zihoraho. Muzatuvugane rero namwe aho munyura hose, turebe ko byarushaho guhagarara no kugira imbaraga. Ubundi nabikomojeho nyine, nakubwiye ko ari abantu b'abakirisitu basenganaga nawe, yaganirije, barabyumva, babishyiramo imbaraga rwose zabo zose. Abagenzi bagana mu ijuru. Niyo groupe irimo cyane muri ibi ngibi by'uyu mushinga. Abatuye ni groupe yasengeragamo, yatangiye asengeramo, ariko iyi ngiyi uyu mushinga yakomezanyije n'abagenzi bagana mu ijuru. Yego. Abo rero kandi reka nanjye mbonereho umwanya wo kubashima, kuko iyo urebye hari abantu koko bafite umutima ukomeye. Umuntu ugasanga ibintu bye nawe ameze nk'uwabitaye, ahubwo ari inyuma y'iby'abantu babaye, badafite uko babayeho, badafite kivurira kurusha ibye. Mbese ibyo ukabona asa n'uwabiteye umugongo. Abo ni abantu rero b'Imana kandi Imana ikoreramo. Turabasabira umugisha kandi kuko ikomeze ibaha imbaraga kugira ngo iyi gahunda ikomeze. Murakoze. Nibyo rwose, nanjye ngiye kuba mbaye rwose ndabikunze cyane. Ngiye icyo nzashobora, yenda nta mafaranga mfite ariko mfite umunwa. Ariko n'abakunzi ba Emi Pro Media
mfite abantu bankurikira barenga 200,000, nizere ko bari kubyumva. Dushyigikire uyu murimo w'Imana, dushyigikire runo rumuri Imana yatangiye muri Umumararungu Marie Louise. We yitabye Imana, yaramwakiriye, ariko yasize umutware we n'abana be barabikomeza. Natwe rero buri wese ashyireho, njyewe icyo ngiye gushyiraho ni umunwa wanjye, ariko turagushimiye rwose. Murakoze cyane. Abandi bo buri wese nyine nawe aza uko yishoboye. Ndabizi neza no muri comment baraza kubitubwira. Ahubwo se Bonaventure, ubwo nk'umuntu ushaka kubafasha, ushaka gutera inkunga uyu mushinga, ntabwo ari ukubafasha kuko muri ishoboye, ahubwo ni ugutera inkunga n'umushinga, yabinyuza he? Murakoze. Uyu mushinga mu by'ukuri ni umushinga ufite gahunda, ufite umurongo, ufite uko ukora. Dufite uburyo bwinshi bushoboka. Uwashaka kudutera inkunga ntago yabura aho anyura pe. Dufite amabanke, dufite banke Ecobank, dufite yo konte yaba y'amanyarwanda cyangwa y'amadolari. Tukagira Momo Pay, na kode. Noneho tukagira rero n'abandi batwoherereza kuri Western Union, MoneyGram, Ria. Abo bose, ubwo buryo bwose burahari. Hakaba na GoFundMe, nayo irahari. Zigiye ziri kuri flyers dufite, ubwo turaza kuyiguha nawe. Muraza kuyima turayishyiramo mu kiganiro. Yego. Izo nzira zose rwose zirashoboka. Wagira ntago wabura, wabishatse umaze kumva ikiganiro ntago wabura aho unyura kugira ngo ufashe bari abantu bababaye. Nibyo. Tugana ku musozo rero, njyewe ndabakunze, ahubwo aho muzajya mujye mumpamagara mbaherekeze, nanjye nizaba mfite agakeregeshwa nzajya nanjye ngatanga. Ubwo nizere ko ubu ngubu tugiye gushyiraho akitso, ntabwo tugiye gusoza ikiganiro, kuko ubwo ni nk'ubuzima, ni ukugenda nakugeza ku iherezo nyine. Ubwo nuko hari ikintu bita ngo muri sinode ngo ni ukugendera hamwe. Ubwo nanjye tugiye kujya tugendera hamwe nyine. Ubwo uyu munsi tugiye gushyiraho akitso. Mbere yuko dushyiraho akitso, yenda ngiye guhera, reka mpere kuri Ariane dusoreza. Ariane, igiki wabwira, wasaba communauté internationale na communauté nationale, wasaba hatarimo abo ngabo mufasha, urumva ari igiki wabasaba? Nge icyifuzo nicyo nabasaba, numva nabasaba imbaraga iz'amasengesho cyane cyane, kuko byose byubakiye ku isengesho. Imana itadushoboje ntago ntacyo twakwigezaho. Yego. Ikindi numva nabasaba ni inkunga y'ibifatika, donc ubushobozi, ari imyenda, ari inkweto, ari ibikoresho ibyo ari byo byose by'isuku. Icyo ushobojwe ni ukuri turacyakira. Kandi buriya hari nk'umuntu utekereza ko afite inkweto ishaje yahengamye wenda cyangwa se yavuyemo arasimwe, akumva yayijugunye. Iyo nkweto nyaboneka, izo nkweto niba ifite iyayo ishobora gufasha wa wundi umaze igihe agendera kuri bodaboda yacitse. Abo bose dufite kese zabo, gusa hari ukuntu wirinda no kubimentioninga, ariko ni ukuri kese ni nyinshi. Yewe icyifuzo numva nabwira abari dukurikiye ni ukuri ni ukudufasha mu isengesho, ndetse no mu bifatika, no mu bishoboka, mu bikorwa bya buri munsi, ndetse no kutugeraho badusure. Dukora hano ku Kinamba, ni ku Kinamba, inyubako yahozemo Rwanda Revenue, ku bayizi cyangwa se ku batahazi, ni hafi na station ya Rubisi ijya mu mujyi kwa. Nuko naharanga. Harimo, dufite na nimero, hari nimero y'akazi ushobora kuduhamagaraho. Hari ndetse n'ubundi buryo nk'uko papa yabivuze ushobora kugeraho. Yivuge nimero turakwishyiraho ko wayivuga. Yego, nimero watubonaho ni 83 0783 03 408. Umuntu ashaka nko kuhita yenda ari inkunga ashyiraho, yasanga handitseho ibaruye kuri izina ryanjye, Singizwe Ame Ariane. Yego. Yego, dufite na kode
nayo kode yacu ni 11 yego naho wanyuzaho ubufasha ndetse ho haba handitseho izina iyo ni nimero ya kode donc ya company ya Tree of Hope and Joy haba hariho izina ry'akazi ariko mubumva ko wenda ashaka kumva ko iyo nimero ibaruye kuri njya kumva amafaranga uriya mukobwa ntayarya oya ntago ari njyewe rwose yakoresha amafaranga akoresha icyo yagenewe. Ahubwo urakoze cyane nicyo ngiye guhita mbaza papa wawe Bonaventure, ngiye kukubaza tubibwira abanyarwanda n'abantu muri rusange. Hari igihe abantu bagira ngo bagatekereza ibindi bintu, nubwo ari umushinga w'Imana ariko ni umushinga wemewe na leta. Nibyo nashakaga ko usobanurira abantu kugira ngo hatagira abatekereza ibindi. Murakoze. Ni umushinga wemewe na leta kuko wujuje ibyangombwa. Ubuyobozi bwaradusuye bureba aho ibyo dukora, aho dukorera, ndetse bagerageza no kwinjira no mu mashusho ndetse n'amavideo y'ibyo twakoze. Basanga ibyo bintu ari byiza, ndetse nk'uko wahoze ubivuga uti nanjye mfite umukecuru, nabo bajya batubwira, hari abatubwira bati nyamuneka dufite abantu mudufashe, ibyo dushoboye turabikora. Ariko ikaba ari nayo mpamvu ndetse n'intandaro yo kuba baduhaye icyangombwa cyo gukora. Kuko dufite certificat ya RDB dukoreraho, kuko imiryango idashingiye kuri leta yose izo nzira niho inyura. Natwe twayinyuzemo kandi baratwemerera baduha uburenganzira bwo gukora. Rero wari uvuze uti wabikunze, hanyuma kandi urashaka kujya uduherekeza. Rwose ndashaka kugira ngo nakubwira ko mu kwezi kwa gatanu tuzanyarukira kureba abasaza n'abakecuru. Hari ahantu bita Ngondore niho nifuza ko bazaduherekeza, hanyuma ukumva ibyo bintu byari byo, kuko iyo umuntu abivuga abantu bagira ngo ni kugenda muri kaburimbo cyangwa mu modoka. Mushobora kuza cyangwa mwarabibonye mu mashusho, inzira twanyuzemo aho hantu ni ahantu hakomeye cyane kujyayo ndetse no kuvayo. Ariko nyine hamwe n'imbaraga z'Imana n'ubushake bw'abantu turabikora, tubageraho bose uko bakabaye uko ari 40. Iyo twakoze iyo gahunda yo kujya 40 bose tugera mu rugo rwabo, kugira ngo tubashe no kureba mbese kuko niba ibyo babana babashinzwe batubwira ari byo, noneho tukajya tukigererayo neza, mbona nkubone tukabona uko babayeho. Yego. Ndabikunze cyane. Ubwo turi kumwe kuri iyo tariki mu kwa gatanu, none ubwo tugana ku musozo, ni igiki wowe ku mutima wawe? Nakubajije ibibazo byinshi cyane, ni igiki wabwira abanyarwanda nge ntakubangamiye kitajyanye n'ibyo nakubajije? Urakoze cyane. Ndashima kuko mu by'ukuri wari ubivuze cyane uvuga uti ko mbona ibintu biremereye, umuntu yabigeraho atabikora ate? Nta muntu umwe wabyifasha. Nabigusobanuriye ko nta sponsor dufite, n'abantu babikunze nk'uko nawe ubute ndabikunze. Ndahamya ntashidikanya ko nawe utaviramo aho ngaho mu kigega ntubura za nkweto yakubwiraga Ariane, cyangwa se umwambaro imyenda uvuga ute ngo sinzongera kuyambara yarashaje, uzayituzanira. No kuri momo ndaza kubashyiriraho yo kabara havamo n'ishati imwe. Nuko urumva. Ibyo byose turabikenera kuko iyo ugeze kandi nawe uri umunyarwanda ukorera mu Rwanda, hari abantu kuko ukabona ko bababaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ugasanga ubwo buryo wishoboye, muri ubwo buryo ari icyo wishoboyeho. Yego. Hari icyo umurusha. Yego. Hari n'igihe usanga icyo we akeneye kuri wowe ntani ari umwanda kuri we, kandi we kuri we kiraza ari zahabu. Yego. Aho rero rwose nyamuneka rwose mutuvugire, mudufashe, mutugerereyo abo bantu bafite izo zahabu. Twebwe twita zahabu, muzituzanire tuzigeze kuri ba nyirazo.
ndabizi neza ko hari abantu bashaka gufasha ariko babuze aho bafashiriza, baraza kutwumva ndetse n'abaratwumva babazi babagezeho kino kiganiro. Yego. Cyane cyane hari imiryango y'abihaye Imana, hari n'abantu ku giti cyabo, nizere ko baraza kubibona. Urumva rero iki ni cyo babira abanyarwanda, ni rwose ni muri uwo mujyo. Ndabashima abo turi kumwe, abo twatangiranye nabo turi kumwe mu rugendo, ariko nshishikariza batarabijyamo wenda babizi, hakaba noneho hari n'abandi tugiye kugendanamo babimenye kubera mwebwe namwe dushima. Ko rwose ni karibu baze bature badusure. Ari abantu bajyaga bavuga ngo kubera iki ngo mu Mararungu ngo atarubaka etaje. Ego. Kuko barabivuga cyane, ariko bareba ugasanga inzu tuba muyibonye ni inzu twubatse muri bibiri. Abandi bagiye bagerageza no kuzikora bakazamura ibisenge, twe bisa n'ibyatunaniye. Nibyo bya bintu nababwiraga rero ko we yari muri gahunda y'aba bantu kurusha uko ari muri gahunda ze. Dufite inzu iciriritse rwose aho ngaho utamenya n'ibyayo, kandi abo duturanye bose, ubuturanyi bacu bose bagiye bazamura tureba, ariko twese bisa n'ibyatunaniye. Ariko kandi ntabwo byatunaniye, ubwo ibyacu ni ibyo ngibyo gusa. Icyo turangamiye ni icyo ngicyo, iyo misiyo yahawe. Iyo mubishaka na etaje mwari kuba muyifite, ariko nyine ubwo mwarabyigomwe kugira ngo iyo misiyo yahawe yego abashe kuyigeza ku ndunduro. Ngo yagiye atabirangije, ariko natwe turahari turakomeza. Yego. Ikindi wenda navuga nyine mvuga kuri ubwo bintu bwo kwizaho indonke, niko babyita ubu ngubu, kwigwizaho indonke. Nta mushinga n'umwe wari wose dufite waba ubyara inyungu cyangwa se wo kubaka, cyangwa se nta Tree of Hope and Joy ntawe iyo mishinga ifite. Iracyari muri ya mishinga Ariane ko yigusobanuriye. Yego. Kandi hari ibiri isigaye itarajya mu bikorwa. Ariko nta yindi mishinga ibyara inyungu, ubucuruzi bwo kubaka cyangwa se ibindi bintu ntabyo dufite. Turacyarwana no kugira ngo byibuze misiyo y'uriya mama wacu dukomeze tuyibungabunge, kandi kugira ubu ngubu twari tubirimo neza, kuko abana bariga, ababyariye babo nabo ibikorwa byabagenewe birimo biragenda neza. Abakecuru n'abasaza nabo bameze neza. Bivuze ngo bameze neza, wenda haba harimo gukabya, kuko burya ntabwo 100% ntabwo twabishobora. Ariko turagerageza uko dushoboye, ko dushobojwe binyuze muri bavandimwe basengana nabo. Murakoze cyane. Icyo navuga ngewe, uyu mugambi Imana yabatangiyemo ni mwiza, izawubakomereze kugera ku ndunduro. Kandi n'abafatanyabikorwa, hari umuntu wajya gukunda kuvuga ngo iyo umuntu asabye ibyerekeye n'urukundo, Imana ntabwo ijya ibyimana. Kuko ari nayo misiyo. Ndabizi ko abafatanyabikorwa hari abandi bantu bifuzaga gufasha, ahubwo nibazi dushyire hamwe dufashe muri biriya byiciro byose twavuze. Tube dushyizeho akitso. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi turabashimye. Ngo namwe.